tudatinze rero tuzakomeza tubivuge tugiye gusoma ingingo zigera muri 6 ingingo inshingano y'umugabo. Inshingano ya mbere ni ugukunda umuryango wawe ari we mugore wawe n'abana bawe. Iyo wakunze umuryango wawe uba wakoze inshingano ikomeye. Amen. Amen. Nicyo twizeho n'ubushize yuko umuntu akwiriye gukunda umugore we, ariko iyo ukunze umuryango wawe uba wakunze ukakunda umugore wawe ugakunda abana bawe wakoze inshingano. Iyo dufite urushako rwiza ni ukuri tugira ijuru rishya tukiri mu isi. Uramutse rero ufashe neza umuryango wawe waba ufite amahoro. Twabonye yuko dukwiriye no gusengera imiryango yacu, tukayisengera, ugasengera uwo mugabo wawe, ugasengera uwo mugore wawe, ugasengera abo bana bawe n'iyo mitungo yawe ukayisengera. Uyu munsi rero turaza kumva ngo Imana yaremye umugore umwe, kandi Imana yari afite umwuka usagutse. Yagomberaga gushakira umugabo abagore bagera mu 10, ese muri 20. Ariko iravuga hoya, reka ndeme umugore umwe muremere umugabo umwe, noneho ndeme n'umugabo umwe muremere umugore umwe. Yari ifite umwuka usagutse, suko yari inkene ngo yabuze kwigira, nuko impamvu reka tuyumve yatumye iremera umugabo umugore umwe. Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero muri n'imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Amen. Numva esashimwe yahimbazwe. Ngo icyatumye iremera umugabo umugore umwe, yashakaga kugira ngo bari abantu bazabyara urubyaro bubaha Imana. Amen. Nukuri bubaha Imana, tutarimo amakimbirane, tutarimo amashyari. Hari ibintu tujya dukora kandi bitari byiza, ugasanga washatse abagore bagera muri bangahe, warenze ku itegeko ry'Imana ukikorera itegeko ryawe. Nyamara uba ushyira ubwanzi hagati yawe n'abana bawe, hagati yawe n'umuryango. Urugo ni umushinga w'Imana. Urumva ko Imana yatangiye muri Edeni, Imana yaremye ibintu byose, irangije iravuga ngo si byiza yuko uno muntu aba wenyine, reka tumuremere umugore umukwiriye. Sasome hariya mu Itangiriro ibice 2 hereye ku murongo wa 18. Noneho Adamu araremwa, nyuma yaho baramusinziriza bamukuramo umugore we Eva, amubonye arishima. Avuga ngo uyu nakarakomara yanjye n'igufa ryo mu magufa yanjye, azita umugore kubera ko yavuye umugabo. Wajya kubona ukabona umugabo ava mu mugore kandi n'umugore akava mu mugabo. Rero twese turi umubiri umwe. Ukayasigira umama cyangwa igihumbi wenda, reka mvuge gutyo, ukavuga mushakemo amata, mushakemo imboga, mushakemo amakara yo guteka, ese mukore iki buri kimwe. Oya, maze ushyire mu gaciro. No guhaha nabyo ni byiza. Ni inshingano y'umugabo guhahira urugo, kumenya school fees abana, kumenya umwana warwaye, kumenya ikibura mu rugo, kumenya ikintu cyose gikenewe mu rugo. Ni inshingano y'umugabo. Ni rwose. Hari umuntu yigeze kutubwira, aravuga ngo buriya nabo hakaranga umugore hakaranga umugabo. Nose wowe waba utaguze inyanya n'ugure buto, ukaza igitunguru n'ukizane n'ikirungo, ukavuga uti kuki mwahatetse ibintu bitabaye byiza. Ni ukuvuga ngo iyo wabihashye n'ubundi ugira gute, urya byiza. Nabyo ni inshingano kumenya ko abana bambaye, kumenya ko mama wabo yambaye, n'ibindi byose bireba urugo bituma urugo rusa neza. Ni inshingano y'umugabo. Nabo navuze byinshi, ariko nawe urebe n'intebe zo mu nzu n'ibitanda by'uburara nabyo birakureba wa mugabo, n'amashuka arakureba, kuko iyo ufashe amafaranga ukayaha uriya mama ukamwira ugenda ushaka ibi yabishaka. Kubera ko uba wamufashije, mwabiganiriyeho, mwabitekerejeho. Iyo nayo ni inshingano y'umugabo. Reka ntangire mbifuriza amahoro kandi mbifurize kumeza kukubwa neza mwe mudukurikirana kandi mwe mubana natwe.
umunsi ku munsi. Reka tubifurize amahoro y'Imana, dukomeze kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ndabizi ko muri amahoro, ndabizi ko hagiye n'abarwayi mwese, reka tubifurize kumeza kwihangana, kumeza kugubwa neza mu murimo urwaye, wihangane ejo byagenda neza cyane mu kanya, bitewe n'uko Imana igambire ku buzima bwawe. Reka twifurize amahoro, tugushimire cyane umwanya uduhaye, tugushimire ko wongeye kudukurikirana. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Nitwa Erive, nitwe tugiye kubana muri uyu mwanya, turi kumwe n'umubyeyi nzi ko kandi mwakunze cyane. Ndabizi ko mwambwiye ngo avuga yitonze, agerageza ashabuke, nabimubwiye rwose, kamubwire nanga mve ko mba natumitse, agerageze rero kandi mwumvishe ko afite inama nziza cyane ku bantu bubatse ndetse n'abateganya kubaka. Urumva ko byagize umumaro, ndetse n'ibindi twagiye tuganira byinshi nize ko byagize umumaro. Uyu munsi twongeye kubana, ndagira ngo wibwire abantu dukurikiranye tubone kwinjira umwanya wacu. Abashuje cyane Cyomoro TV bakurikiye, nanone ni Pastor Face mumaze iminsi mubana nawe, nongeye nagarutse. Yego, nizere ko umeze neza. Tumeze neza cyane. Twarakwishimiye, ndabizi ko twajyanye ibihe byiza, ndabizi ko n'uyu munsi tubijyanye ibihe byiza cyane, kugira ngo tukwemerere, hanyuma usenga Imana, hanyuma tukwinjiza mu mwanya wo kugira ngo tuganize. Tubizi ko umwanya mutari munini turi bumarane, ariko uyu mwanya tugiye kumarana tugira ngo usenge Imana, winjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, utegura imitima y'abantu kugira ngo nayo ise kwakira neza ijambo ry'Imana. Tuguhaye icyubahiro Data wa twese wo mu ijuru, twongeye gushima nanone yuko waduhaye impano y'ubuzima, tukaba turi bazima twese barinze ubugingo bwacu. Tugeze mu kanya nanone ko kongera kuvuga ku ijambo ryawe. Tuzi yuko ijambo ryawe ryarimye isi n'ijuru, kandi n'uyu munsi riracyarema ibyacu, riracyarema abana bacu, riracyarema abatwari bacu, riracyaturema. Rero turakwakira kugira ngo ubane natwe, dushimishe, tunezeze, imbaraga yawe ikomeze kubana natwe. Urakoze Imana yacu, mu izina rya Yesu, amen. Nongere mbasuhuze abantu mwese murimo gukurikirana kino kiganiro kuri Cyomoro TV. Nanone ngewe Pastor Face mumaze iminsi mubana nawe. Ushize twize ku ijambo rivuga ngo kubaka umuryango Imana yishimira. Ariko ndizera ko byababereye byiza. Byagenze bite? Si byabaye byiza kubaka umuryango Imana yishimira? Uramutse wubatse uwo muryango, urumva utagubwa neza wa mugabo we cyangwa se wa mugore we? Ariko ndizera ko byababereye byiza. Yego, byabaye byiza. Bashoboye kuvuga, ndabashimiye, mwarakoze cyane kubera ko mwagaragaje yuko ibi bintu byabagezeho. Rero turacyari ku ngingo igendanye no kubaka umuryango Imana yishimira. Ushize twavuze tuvuga ko umuryango ari umugambi w'Imana, Imana yawutangiriye mu ngobyi ya Edeni, ari umushinga w'Imana, kandi Imana ikunda umushinga wayo. Twongera tubona ko ari isoko Imana yashyizeho kugira ngo abantu bayo bagwire mu isi. Imana yanga umuntu utoba isoko yayo. Natwe iyo usanze umuntu yangije itiyo y'amazi, izana amazi mu rugo, murarwana cyangwa se murangana. Noneho tekereza iyo soko y'Uwiteka yashyizeho kugira ngo abantu bagwire mu isi. Nicyo gituma Imana idusaba yuko twashobora kubaka imiryango Imana yishimira. Erega natwe iduhesha umugisha n'ukuri. Mugabo we iyo wubatse umuryango Imana yishimira, ugakunda umuryango wawe, nka cya cyanditswe twasomye kiri mu Efeso 5:22 niho twahereye, tukabona inshingano Imana yahaye umugabo, tukabona inshingano Imana yahaye umugore. Iyo twabikurikije ni ukuri biduhesha umugisha, dusajisha neza, bigatuma tubyara urubyaro rwiza. Uyu munsi rero ntabwo dusubira kuri icyo cyanditswe, turi bugende dusome ikindi, tuzakomeza dusoma kimwe kimwe kubera ibihe, ariko n'ubundi turacyari ku muryango Imana yishimira kuwubaka. Twabonye iby'Imana isaba umugabo ukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero,
bisaba akaryitangira akaryeza kugira ngo aryishyire rifite ubwiza ridafite ibara cyangwa se n'inkanyari. Twongera tureba ko Imana yasabye umugore ko yubaha umugabo we nk'uko itorero ryubaha Kristo. Nuko natwe dusaba ndizera rero ibyo bintu ko byababereye byiza, kandi turamutse tubikoze n'ukuri byatubera byiza. Ntabwo ari agahato, byatubera byiza. Wagira amahoro mu mutima wawe, wagira ibyishimo mu mutima wawe. Bajya bavuga yuko urushako rwiza ari ijuru rishya mu isi. Hari ijuru tuzajyamo, ariko iyo dufite urushako rwiza ni ukuri tugira ijuru rishya tukiri mu isi. Uramutse rero ufashe neza umuryango wawe waba ufite amahoro. Twabonye yuko dukwiriye no gusengera imiryango yacu, tukayisengera. Ugasengera uwo mugabo wawe, ugasengera uwo mugore wawe, ugasengera abo bana bawe, n'iyo mitungo yawe ukayisengera. Uyu munsi rero turaza kuvuga ku ngingo zigendanye n'inshingano y'umugabo akwiriye guhagararamo neza akazahabwa umugisha. Turaza kubanza dusome umurongo uri muri Malaki ibice bibiri, umurongo wa 14 n'uwa 15. Niturangiza tumve iyo jambo cy'Imana irivugaho, niturangiza twige kuri zino ngingo turamutse tuzishyize mu bikorwa mu by'ukuri. Ndabizi turi abantu, ariko hamwe n'Imana dusenga ni ukuri iradushoboza. Ikindi iduha ubwenge, kuko urugo ni umushinga w'Imana. Urumva ko Imana yawutangiye muri Edeni. Imana yaremye ibintu byose, irangije iravuga ngo si byiza yuko uno muntu aba wenyine, reka tumuremere umugore umukwiriye. Sasome hariya mu Itangiriro ibice bibiri hereye ku murongo wa 18. Noneho Adamu araremwa, nyuma yaho baramusinziriza bamukuramo umugore we Eva. Amubonye arishima, avuga ngo uyu ni akarakomara yanjye, n'igufa ryo mu magufa yanjye, azita umugore kubera ko yavuye umugabo. Wajya kubona ukabona umugabo ava mu mugore, kandi n'umugore akava mu mugabo. Rero twese turi umubiri umwe. Kongera ikavuga ko ari umubiri umwe. Rero ni umubiri wawe, ni urugingo rwawe, uburyo azaguhesha umugisha. Muzi ko nababwiye ngo ufashe neza urugo rwawe mu by'ukuri rwazaguhesha umugisha. Imana izarugushimira abo bantu bagejejeyo warabahaye amahoro mu by'ukuri. Rero wa mugabo uri umugabo mwiza wari mu musho y'Imana, ni ukuri bibaye byiza, ni ukuri wakubaha umuryango Imana yishimira. Nawe wa mugore we uri umugore mwiza, uri umuntu w'Imana waremwe mu mushozi y'Imana. Ni ukuri niko bimeze. Nubwo shitani ahari, ariko dufite Yesu waducunguye, tubwire ibyacu bigatungana. Amen. Reka badusomere uwo murongo tuwuvugeho, niturangiza twinjire muri zino ngingo. Malaki ibice bibiri, umurongo wa 14 n'uwa 15. Iyo mirongo yombi aravuga ngo Malaki, nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabahaye umugabo yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'ibyo umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. 15. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari ifite umwuka usagutse? Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Pastor Imana imugisha cyane. Iryo jambo ni ijambo ryiza cyane. Ubushize nabibabwiyeho, ariko ntitwarusoma. Ariko uyu munsi hatangiye havuga ngo murabaza impamvu ni iyihe. Iyo utangiriye hariya ku mutwe w'ijambo wanditseho, aravuga ngo ibyaha by'abantu byo mu ngo.
ukuvuga ngo Imana imenya ibyaha by'abantu by'umuntu, imenya amakimbirane, irabizi, imenya ibiraramo, imenya ibivugirwamo, imenya ibiri mu cyumba. Noneho aravuga ngo impamvu ngo nuko Imana yabaye umugabo cyangwa umuhamya wawe n'umugore wawe, hagati yawe n'umugore wawe. Imana yabaye umugabo. Reka adusomere none hagende bwo turigende mu neza. Nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Nyamara murabaza ngo impamvu ni iyi. Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo mu guhamya ibyawe. Ngo impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe. N'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije. N'ibyawe n'umugore wo mu busore wawe wariganyije. Urumva ko Uwiteka ko ari we mugabo cyangwa ari we muhamya wo kubihamya. Nubwo yari mugenzi wawe. Nubwo yari mugenzi wawe, hano bavuze umugore wo mu busore bwawe, ariko buriya n'umugabo w'umukumi bwawe, nawe Uwiteka aba umuhamya wawe, nawe hagati yanyu mwembi. Waba waramuriganyije cyangwa se nawe yarakuriganyije, ariko Uwiteka niwe uba umuhamya w'ibyo bintu by'urugo rwawe, bya bindi tujyaho twirarira abashyitsi baje ntitubivuge, twagera mu cyumba tukabihagurutsa, cyangwa se twabona abantu badahari tukabizana, cyangwa se twabona twiherereye tukabivuga. Ibyo ngibi by'abantu batazi, Imana igira umuhamya hagati yanjye n'umugabo wanjye, cyangwa se hagati yawe n'umugabo wawe, ikabimenya. Amena. Ngo wariganyije, akaba n'umugore wo mu isezerano mwasezeranye isezerano. Akaba ari n'umugore mwasezeranye isezerano, cyangwa se ari n'umugabo mwasezeranye isezerano. Iryo sezerano ryarindi murabizi ukuntu tujya dusezerana. Ndi imbere y'Imana, nzagukunda, nzakubaha, sinzakurutisha abandi bagabo, ese sinzakurutisha abandi bagore, nzabana nawe wenyine, nta kintu kizadutandukanya keretse urupfu. Ibyo bintu tujya tubisezeranya, tukabivuga, tukabiyatura imbere y'abapasiteri, imbere y'abapadiri, imbere y'abandi bayoboye amatora, tujya dusezeranira tukatura iryo sezerano. Ntabwo rugarukira hariya, riba ryageze n'imbere y'Imana. Nicyo gituma hariya umurongo tubwiye ngo Imana iba umugabo wo guhamya ibyawe n'umugore wawe wo mu busore bwawe, cyangwa se n'umukumi bwawe, mwasezeranye mukatura ayo magambo, mukarahirana, mukagira isezerano rikomeye. Imana ihamya ibyayo. Wa 15. Mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse? Ntumva ngo Imana yaremye umugore umwe, kandi Imana yari afite umwuka usagutse. Yagomberaga gushakira umugabo abagore bagera mu 10, ese muri 20. Ariko iravuga hoya, reka ndeme umugore umwe muremere umugabo umwe, noneho ndeme n'umugabo umwe muremere umugore umwe. Yari ifite umwuka usagutse, suko yari inkene ngo yabuze kwigira, nuko impamvu reka tuyumve yatumye iremera umugabo umugore umwe. Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Amen. Numva esashimwe yahimbazwe. Ngo icyatumye iremera umugabo umugore umwe, yashakaga kugira ngo bari abantu bazabyara urubyaro bubaha Imana. Amen. Nukuri bubaha Imana, tutarimo amakimbirane, tutarimo amashyari. Hari ibintu tujya dukora kandi bitari byiza, ugasanga washatse abagore bagera muri bangahe, warenze ku itegeko ry'Imana, ukikorera itegeko ryawe. Nyamara uba ushyira ubwanzi hagati yawe n'abana bawe, hagati yawe n'umuryango wawe. Kuko kubiyaye abana barenga ku mugore umwe, niko bagenda bagira amashyari, niko bangana, niko bagira amakimbirane. Abagore niko bahora bagira. Umugore akabwira umwana we ati uwo papa wawe ntabwo agukunda, rwose arakunda uwuriye. N'undi ati nawe papa wawe ntabwo akunda uwuriye. Niba ufite imitungo bazayangiza, kandi wowe wari uzi ko ari ishema cyangwa se ari byiza. Usanga bararwanira imitungo, bayigezemo bayirwaniye,
noneho kugenda usaza utagifite imbaraga zo guhangana nabyo nuko ugenda wangirikira. Umugore agafata abana be ati reka ati papa arakunda aburiye ati natwe isambu tuyigurisha, zaba ari inka bakacisha bakagurisha, bagenda ari abasore noneho bakagenda bangiza kurutaho kandi utagifite icyo kivuga kubera ko washyizeho fondasiyo itari nziza. Uzana umugore urenze kuri umwe kandi Bibiliya iravuze ngo cyatumye umugabo imuremera umugore umwe yashakaga kugira ngo babyare urubyaro rwubaha Imana, rumvikana bamenye ngo bavuka ku papa umwe, bavuka ku mama umwe, bagasanga mu rugo barishimye, ababyeyi babo barabakunze barabagenera. Ariko iyo abana bavutse ku babyeyi barenga umwe, babiri, batatu, hagati yabo haba hariho amashyari, haba hariho inzangano, haba hariho amakimbirane, bamwe baricana abandi bararogana cyangwa bakoraga n'uwo mugabo bakamuhindura ikizongwe kubera ko bagize gute umwe avuga atankunde n'undi atankunde n'undi atankunde, bose basanga bamuhurijemo ibitari byiza, none ugasaza nabi uti nkunda udafite n'ijambo kubera ko ari we washyize fondasiyo mbi yo kuzana amakimbirane. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo cyatumye iremera umugabo umugore umwe ni ukugira ngo babyare urubyaro rwubaha Uwiteka, rwubaha Imana, hatarimo amakimbirane, hatarimo kuvuga ngo aradukunda kuruta buriya, hatarimo umugore kuvuga ngo uriya yamuguriye umwenda se yanguriye ese arakunda uriya mugore kumutisha, noneho habeho imyuka mibi, habeho kwangana, habeho gukora ibintu bitari byiza. Amen. Ni ukuri rero kubaka umuryango Imana yishimira ni mwiza. Imana ishaka kugira ngo uwo n'umugore wawe ni ukuri hagati yanyu hakabeho ikibatandukanya, igituma mutumvikana, igituma mutavuga nabi. Kandi iki kibaye kije nk'uko kubera ko turi abantu bakuru mugomba kwicara mukakiganiraho icyo kintu kikarangira, kuko iyo mwicaye mukakiganiraho muba mushenye ubwami bwa Shitani mukubaka ubwami bw'Imana. Nicyo cyatumye Imana iremera umugabo umugore umwe, ikaremera n'umugore umugabo umwe. Nawe yajyaga kuvuga iti umugore nashake n'abagabo barenga muri umwe, ariko yashaka kugira ngo babyare abana bubaha Uwiteka. Kandi ubushize narababwiye ngo iyo washyizemo abana amakimbirane ukabarera nabi, ukabatera nyina cyangwa ukabatera se, usaza nabi. Iyo ubona uri umusore ukumva urikunda, ukumva ibintu byose birashoboka, abagore bakagukunda, ukakora buri kimwe, umenye ngo bariya baba bashaka kugusenyera, baba bashaka kwicara ubuzima. Bagukunda ufite amafaranga, ariko iyo utayafite ntabwo bagukunda. Bagukunda ufite imbaraga, ariko iyo zagushizeho ntawe bagukunda. Ni nk'uko wagenda ukagura shikareti noneho ukaza ukayihekenya, iyo burya buryohe bushizemo ugira ute ufata kariya gakatsi ukakajugunya. Hari n'igihe nawe abo batekereza ko ari bo bagukunda ukasanga wazanye abana b'amahara kwinshi, iyo bakumazemo uburyohe bagira gute barakujugunya. Ariko uwo wabyaye abana ku muntu umwe, murera abana banyu mukabigisha uburere bagafata n'umuco, kubera ko baba badafitemo ibintu by'amashyari hirya no hino. Nicyo cyatumye Imana iremera umugabo umugore umwe. Tudatinze rero tuzakomeza tubivuge tugiye gusoma ingingo zigera muri 6. Ingingo inshingano y'umugabo. Inshingano ya mbere ni ugukunda umuryango wawe, ari we mugore wawe n'abana bawe. Iyo wakunze umuryango wawe uba wakoze inshingano ikomeye. Amen. Nicyo twizeho n'ubushize yuko umuntu akwiriye gukunda umugore we, ariko iyo ukunze umuryango wawe uba wakunze, ukakunda umugore wawe, ugakunda abana bawe, wakoze inshingano ikomeye. Hari abantu batajya basekera mu ngo zabo, batajya basekera, badasekana n'abagore babo, bataganira n'abana babo, batagira umwanya n'umuryango we, batagira ibyishimo n'umuryango we. Agaseka ari mu kazi, agaseka ari mu isoko, agaseka wenda no mu rusengero, akishimana wenda n'abakozi akorana nabo, akishimana wenda n'amakwe yatashye, ariko yaba ageze ku geti igera iwe ukagira ngo umujinya yawusanze kuri geti, kinjira yarakaye. Ubwo igikoko kizamenya ko nyiri urugo yaje, sahani nuko wagira, umushyitsi nuko wagira,
abana n'utari ufite ibitotsi akajya mu buriri, ubwo urumva iby'umugore biba byabaye ibindi. Ariko biri dusaba kugira ngo dukunde imiryango yacu. Wa mugabo mukuri n'ukunda umuryango wawe uzaba wikunze, gusekana n'abandi jya usekana n'umuryango wawe, jya uha umwanya wo kuwuha ibindi. Niba hari umwanya w'akazi jya utangwa n'umwanya w'umuryango wawe. Hari umuntu usanga abona umwanya w'akazi akabona umwanya w'abandi bantu, akabona umwanya w'agacupa wenda, ariko ugasanga atabona umwanya w'umuryango we. Ariko inshingano ni ugukunda umuryango wawe. Nukunda umuryango uzaba wikunze, uzagira amasaziro meza. Uzagira amasaziro meza, kuko icyo uzaba ubibye nicyo uzasarura. Icyo uzasarura ni ukuri. Ubibye urukundo mu bana bawe n'umugore wawe, uzasarura gukundwa, ugasaza neza. Mu gihe uzaba udafite imbaraga, amaboko yateze ku bana. Ariko muzi yuko habaho abantu batereranya abana bamara gusaza kandi bakababungira. Ibyo bintu urumva ibyo wabuze, buriya ni ugusarura utabibye. Ariko Imana ikumvisha ko ugiye gukora ibintu byiza kandi uri umuntu w'Imana, ni ugukunda umuryango wawe. Ingingo ya kabiri, ni uguhahira urugo. Ingingo ya kabiri ni uguhaha. Ingingo ya kabiri ni ukugira gute? Ni uguhaha. Ese urumva abantu badakwiriye guhahirwa? Ubu wafata 500 ukayasigira umama cyangwa 1000 wenda, reka mvuge gutyo, ukavuga mushakemo amata, mushakemo imboga, mushakemo amakara yo guteka, ese mukore iki buri kimwe. Oya, maze ushyire mu gaciro. No guhaha nabyo ni byiza. Ni inshingano y'umugabo guhahira urugo, kumenya school fees abana, kumenya umwana warwaye, kumenya ikibura mu rugo, kumenya ikintu cyose gikenewe mu rugo. Ni inshingano y'umugabo. Ni rwose. Hari umuntu yigeze kutubwira, aravuga ngo buriya nabo hakaranga umugore hakaranga umugabo. Ntuzi wowe waba utaguze inyanya ntugure buto, ukaza igitunguru ntukizane n'ikirungo, ukavuga uti kuki mwahatetse ibintu bitabaye byiza. Ni ukuvuga ngo iyo wabihashye n'ubundi ugira gute, urya byiza. Guhahira urugo rero nabyo ni byiza ku muntu w'umugabo. Ntushojeshe abana, ntushojeshe umugabo, nako umugore ntushojeshe n'abo bashyitsi. Buriya urugo rwashoje ruba rubi. Tukahari ukamenya uriya mugabo, uriya mugore, bariya bana papa wabo ko atabafashe neza. Ni uguhahira urugo. Ni inshingano y'umugabo. N'ibindi navuze school fees n'ibindi bikenewe nabyo ni inshingano. Kumenya ko abana bambaye, kumenya ko mama wabo yambaye, n'ibindi byose bireba urugo, bituma urugo rusa neza. Ni inshingano y'umugabo. Ntabwo navuze byinshi, ariko nawe urebe n'intebe zo mu nzu, n'ibitanda byose nabyo birakureba wa mugabo, n'amashuka arakureba, kuko iyo ufashe amafaranga ukayaha uriya mama ukamubwira ugenda ushaka ibi, yabishaka. Kubera ko uba wamufashije, mwabiganiriyeho, mwabitekerejeho. Iyo nayo ni inshingano y'umugabo, nabyo birakureba. Ingingo ya 3 rero ni ukubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri ni ukuri. Bantu b'Imana, mureke ukuri tukuzane tugushyire mu ngo zacu. Abantu bihaye kubeshya, noneho zino telefone zikabatera imbaraga, ugasanga barabyita nk'ibikino, nk'ibintu byoroshye. Ariko Bibiliya iratubwira neza ngo iyo tubavuze ukuri, ukuri kuratubatura. Iyo utarimo ukuri, mu by'ukuri n'abana basambana bacana inyuma biterwa no kutavuga ukuri. Ukamubaza uri hehe? Ndi mu kazi kandi sikarimo. Ugiye he? Ngiye mu kazi kandi soba yagiye. Ariko mureke Imana itwe kubwizanya ukuri,
niba ugiye mu kazi vuga ukuri ko wagiye mu kazi basigare bagusengera, niba wowe watinze ntageze impamvu runaka kandi ariyo mpamvu bamenye ngo iyo mpamvu yaje, niba wahuye na bagenzi bawe kuko nabyo ni byiza, iyo uhuye n'abagabo bagenzi bawe hari igihe mwicara mukaganira mukungurana ibitekerezo, mukareba ibitagenda, mukareba ibigenda, mukareba uko isi ubuzima bwifashe, ukavuga rero naciye hano mpura n'abagenzi banjye turiyo turaganira ariko mu kanya, ariko abantu bihaye kutavuga ukuri, kandi uko kutavuga ukuri nibyo byateye n'abantu kujya bahisha imitungo yabo, bikiri buzeho mu ngingo ikurikiraho, ariko nibyo byitera n'abantu guhisha imitungo, kugenda mu ngendo zitari ngombwa, gukora ibintu gucana inyuma, ibi bintu ni ukuri buri tujye tubuza ni ukuri. Iyo wazanye ukuri mu rugo rwawe, ku mudamu wawe, ku muryango wawe, niyo habaye umuntu uca hirya agashaka kubasenyera kubera ko wabubatsemo ukuri, bo bonyine barakurwanirira, baravuga ngo reka reka ibi bintu ntabwo yabikora kubera ko wubatse ukuri mu bana bawe, wubatse ukuri ku mugore wawe, bazi ko uri umunyakuri, nta n'uwaguserereza imbere ya madamu wawe, nta n'uwaguteranya, n'uwakuvuga ibyo utari byo, kubera ko bazi yuko uri umunyakuri, ariko ni ukuri. Bibiliya itubwira neza ngo ibinyoma ni ibya shitani. Kubwizanya ukuri rero, kubaka ukuri mu rugo rwawe, kubaka ukuri mu bana bawe, ntacyo byaba bigutwaye n'ukuri. Waba n'umugabo w'icyubahiro, waba n'umugabo w'icyubahiro, nta n'uwaguteranya n'umuryango wawe. Bavuga bati baramubeshyera, papa ntabwo ibyo bintu bamuvuga sikwa ntajya abikora, kubera kuba warabubatsemo ikintu cy'ukuri. Kubwizanya ukuri. Ingingo ya 4 ni ukumenya ko n'uwo mugenzi wawe afite ibitekerezo yashobora byiza bishobora kubaka urugo. Siko hari abantu b'abagabo, ubundi ku ngingo z'abagabo n'iz'abagore n'ubuzigireho, siko hari abantu b'abagabo bazana imyanzuro atari ibitekerezo, kazana imyanzuro. Ubu rero iriya nzu yagurishijwe, urasinya cyangwa ntusinya? Ntabwo yamubwiye ngo iriya nzu ndashaka ngo tuyigurishe kubera impamvu wenda ikibazo school fees z'abana, isi umwenda dufite mu banki, ubwo akaza gusa yafashe imyanzuro yazanye n'abakiriya, ikintu runaka kiragenda gute, imyanzuro. Ariko jya wemera ko n'uwo mudamu wawe afite igitekerezo yaguha kandi cyashobora kungura umuryango, cyashobora kubateza imbere, cyashobora kubagirira neza, cyashobora kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Bashobora kubafasha. Ariko iyo uzana imyanzuro habamo amakimbirane, zangano, cyangwa se ikintu wenda kikangirika kubera ko nta kundi wenda ari bwanjye ibintu bijye hejuru, ariko nawe nyamara ubugere. Rero no kwemera kugirwa inama nabyo ni byiza, cyangwa se kungurana ibitekerezo, cyangwa se gufatana imyanzuro, cyangwa se kwemeranya mu bintu byayo, ibyo nabyo ni byiza. Ni byiza cyane. Ingingo ya 5 ni kudahishanya imitungo. Kudahishanya imitungo. Bagabo rero iki kintu kiri mu bantu bamwe, sinavuga ngo ni runaka cyangwa ngo ni runaka, ariko hari bamwe babikora. Ugasanga afite imitungo yahishe muri bene wabo, muri basaza be, muri bashiki be, muri barumuna be, mu nshuti, mu bakuru be, kwa se wabo, akabyitirira abandi kandi ari ibi. Yararushye, yarabyutse agakora, akagera kuri iyo sawa, akagera kuri iyo nzu, akagera kuri icyo kintu, akagera kuri izo Imana ikazima. Umuntu barabyaranye bafitanye abana 2, ese bangaye, ariko yarangiza imitungo akagenda yipfurika kugira ngo umugore atayimenya. Nashaka kuyigurisha azayigurishiriza iyo, nashaka kuyirya azayiririye. Nicyo kimwe cya kindi nababwiye cyo kutabwizanya ukuri. Ugasanga imitungo yarahishe na konti yarahishe n'ubutabo bwa banki, mbega afite imitungo Imana yamuhaye umugisha, ariko umugisha yarawunyanyagije, ntacyo umumariye.
noneho uzabimenya ari uko hari icyakubayeho cy'ugutunguye, wenda wari uri mu muhanda accident irakugiye kandi wararushye, nuko batazarya neza kandi wararushye. Uwanditseho isambu azayitemeraho ibitaka, uwanditseho inka azayitemeraho ibitaka igurishe, uwanditseho ikintu cyose azaceceka kubera ko wabaye umugabo w'umupfapfa. Uhisha imitungo, uhisha konti, uhisha ubutabo bwa banki, ukariho azagenda yakureyo, konti uwayishyizeho azagenda yabikuze, bana bawe bazahera mu rugo, nubakura bazavuga ngo ariko papa yarapfuye ariko nta kintu yadusigiye, kandi nyamara wararushye, warashyize imitungo ariko winyanyagiza mu isi hano hose kubera guhisha imitungo. Kandi imitungo kuri niyo wakabaye wereka umuryango wawe, hagira icyo kujyana imbere y'umugore wawe akabona ari abana, akanababwira ati ibi bintu papa wanyu yarabisize, bakishima bati yarapfuye ariko yapfuye ari umugabo, n'uyu munsi turacyaribye, turakigira kubye, turacyambara kubye kubera ko wabaye umugabo mwiza. Guhishanya imitungo nayo ni umudayimoni mubi utari mwiza. Tuzakomeza tubivuge cyangwa se tuzagira ikindi rero cya nyuma. Ni ingingo zakabaye nyinshi ariko uvuze 6. Tuzongera twongereho iyindi, ni ukudacana inyuma. Gucana inyuma cyo ni icyaha imbere y'amategeko, n'ikibi imbere y'Imana, n'ikibi imbere y'imiryango, n'ikibi imbere y'abana bawe, n'ikibi imbere y'umugore wawe, n'umuryango nyarwanda. Noneho babyise ngo ni uguca inyuma. Kubera iki ari uguca inyuma? Nuko biba birimo amakosa, biba birimo amafuti. Ubusambanyi ni icyaha kibi. Biravuga ngo ibindi byaha wenda birangwa, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorera mu magufa. Iyo cyaguseseyemo uragurisha, abagore barakurya, ugasigara utagifite n'ikintu cyose. Niko kwa kundi nababwiye ngo umugore agukunda ufite amafaranga, akagukunda ufiteho ibintu, ariko yabikumazeho ahamagara n'abandi bagore akavuga ati iki kiguri undi mukinkurira ahangaha. Rero ukabona bakwita bosi, ukabona bakwita sheri, ukabona bakwita ibiki, ugatekereza ko bagukunda. Ni ukuri barashaka ari amafaranga, barashaka kugira ngo bakwangirize. Umunsi babikumazeho uzareba ukuntu bazakugenza. Gucana inyuma rero ni icyaha cy'ubusambanyi, nacyo ni kibi, kirangiza kirasenya, gisesera mu rugo, umuntu akabeshya agatangira kumarira imitungo ku bagore, ku ndayi, ku bakobwa, ku iki, ariko nyamara icyo cyaha ni icyaha kibi, kikagusenyera. Nta bitekerezo uburyo ufite, nta bujyanama uburyo ufite, nta kintu ukireba mu rugo, ugutekereza ibyo byaha. Ariko nyamara bari abantu n'ubu bakwita uko bakwise, n'ubu bakwerekana ko bagukunze, n'ubagaragariza urukundo, nabo baba bagukunze. Gucana inyuma ni ingingo mbi. Imana ibaha umugisha. Ndumva zino nshingano bagabo mwazumvise. Yego. Noneho ubutaha tuzareba ku nshingano z'abagore. N'ubundi umumama ntabwo nabera abamama. Ngewe nakomeje kumva ibintu uvuze, numva abagabo nyine tumeze nk'abantu bago. Ubu mfite amatsiko yo kuzumva ku nshingano z'abagore cyangwa se z'abamama muri rusange. Imana igumisha n'ukuri kose. Ngize ibibazo ariko nzabibaza uwo munsi kugira ngo hagira ngo ntahita nirukanka cyane. Ibibazo mfite nzabibaza uwo munsi. Ndumva nyine abagabo bafite inshingano nyinshi cyane, ngibyo guhanga ibintu byose, ariko tuzabivuga ikindi gihe. Hari umuntu wakubonye aragukunda, arambwira ngo arifuza ko mwazakorana ikiganiro, ariko kuri bene izo ngingo ibyo byose nzabahuza ikindi gihe mu kindi kiganiro kindi giheruka icyo ngicyo, tumaze kubona inshingano z'abagore tuzanaganira. Ariko ngiye kubaza ikibazo kitagendanye n'ibi twaganiriye. Ibi twaganiriye tuzabibazamo ibibazo nyuma, nzabaza ngiye ibibazo nyuma, nzabariza abagabo, wenda n'abagore bwo bazihiranje bakibariza, ntago mbizi. Ariko hari umuntu wanganije, nakunze kuvukoresha ijambo umugore, mbona birimo kumubabaza. Mbwa ati ngaho uvuga nk'abagore, ntuhagarare abagore, ati ntuvuga abagore, vuga abadamu. Ubundi ubwo uyu muntu wadukiranura gute kuri icyo jambo yibajije,
kugira ngo twegere umusozo bitandukanye n'ibyo twavugana ku nshingano z'abagabo ariko nagira ngo wenda dutanga igisubizo kigaragara. Umupasiteri umwe wanditse aravuga ngo Bibiliya avuga ko umugore ari umugore ntabwo ivuga umudamu. Hanyuma ngo urubyiruko rw'abahungu kabwita ingimbi, urw'abakobwa kabwita abangavu. Ariko uwo muntu nakora kuvuga ngo umugore nkumva biramubabaje cyane. Ndagira ngo by'umwihariko ubundi ni umugore cyangwa ni umudamu. Ngiye gusobanura impamvu rero yitwa umugore. Umugore niryo zina Imana yaremeye umugore. Nabyumvishe mu ijambo rya mbere akikurwa mu mavugo rw'umugabo. Imana yavuze ngo uyu ni umugore, uyu ni umugore kuko yakuwe mu mugabo. Yego. Nakarakomara yanjye n'igufa ryo mu magufa yanjye. Azita umugore ntabwo azita umudamu. Izo ni imvugo rero ni imvugo za kijyambere se reka mba ariko mvuga kuko cyangwa se z'amahanga. Yego. Hanyuma abantu bemere ko ari abagore nk'uko Bibiliya ibivuga. Ni nako Imana yabivuze. Imana iguhumisha cyane. Hari ijambo wavuze naryo numvishe rihatara ariko numva ni naryo rivuga ngo umugabo ava mu mugore n'umugore akava mu mugabo. Numvishe ari ijambo rishyashya ariko numva risa nkaho rikomeye cyane. Hanyuma wenda ikindi tuzabisa mu gusoza kino kiganiro. Hari ibibazo byinshi tuzavugana kugira ngo wenda duhe twumve n'abantu twakire n'abantu kugira twumve icyo babivugaho. Ndagushimiye cyane umwanya duhaye. Imana ibahe umugisha. Tuzabisobanuraho by'umwihariko nanjye uko ava umugabo nyuma yo kuvuga inshingano z'iki z'abagore ko tuvuye ku nshingano z'abagabo. By'umwihariko ubuntu mbishemo ibintu byinshi bikomeye cyane. Ubu ntabwo nzongera kwivovota ngewe mboneyeho nyine. Abagabo rero mureke duhagarare mu nshingano zacu birumvikanye kandi zirangingo 6 abantu mureke tuzambare ziboneke mu buzima bwacu kugira ngo dutunge umuryango muzima Imana yishimira. Ndagushimiye cyane. Ngushimiye umusanzu ukomeye cyane ushyize ku itafari ryo kubaka umuryango Imana yishimira. Ndabizi ko ari abantu bazahinduka. Ndabizi ko abantu tuzasengera Imana bemeye guhinduka kugira babe mu nzira nziza. By'umwihariko abagabo uyu munsi wari wacu. Biravuze ngo ukeneye kubaka urugo gerageza kuzubakira muri izi nshingano zose kugira ngo uzagira umuryango muzima Imana yishimira. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero usenge Imana. Hari abantu bihanira mu mutima acyumviye agahita yumva nyine yaratandukiriye. Wenda yavunishije umugore we, wenda ntiyatanze ihaho nk'uko ibyo bitunga umuryango, wenda imitungo yarayihishe, wenda ntago agira umwanya wo kuganiriza umuryango, wenda bya bintu byose bigira mu 6 twabonye. Ndagira ngo umusengere Imana hanyuma twegere umusozo ku kiganiro kireba ku nshingano zireba abagabo. Ndagira ngo rero usengere Imana abo ngabo. Mu musozo w'iki kiganiro tuzatanga umwanya wo kugira ngo abantu babaze ibibazo. Dushobora kuzabona muri comment tukazafata ikiganiro cyo kugira ngo wenda dusubize ibibazo abantu bazaba babajije. Imana iguhe umugisha. Dusenge bagabo rero ndabakunda numve nabavuze mukagera ko mbanga nuko mbakunda. Utaha tuzavuga ku bagore. Rero tugiye gusenga kandi izera bino tubyumvise tukagerageza tugashyira mu bikorwa Imana yadufasha. Kubera ko turi abantu dushobora ko gake ariko Imana ikadufasha cyane. Kandi hari ibyo tuzumva mu bagore tuhurireho n'abagabo ugasanga natwe n'inshingano zacu zitureba. Reka dusenge rero bakira ijambo ry'Imana. Amen. Tuguhaye icyubahiro Mana yacu. Tugushimiye kano kanya k'ijambo ryawe ryatambutse kuri Cyomoro TV. Tugushimiye buri muntu wese Mana yacu uzumva rino jambo akaryubahiriza akarishyira mu bikorwa kuko ijambo ryawe ritubwira neza umuntu w'umunyabwenge ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, imvura yagwa imivu yatemba byakwikubita kuri iyo nzu ikasigara ikomeye kubera ko yari umunyabwenge. Baravuze ngo umuntu wese wumva ijambo ryawe akaryumvira akarishyira mu bikorwa azaba ameze nk'uwo munyabwenge wubatse inzu yo ku rutare.
ndasengera buri mugabo wese n'umugore n'amago n'abana mu izina rya Yesu kugira ngo rino jambo ritubere ubuzima, ritubere inyunganizi, ritubere akabando gashobora kudusindagiza Mana yacu, tukazasoza tudatsinzwe n'uburiganya bwa shitani mu izina rya Yesu. Umuntu utubahiriza inshingano umuha imbaraga zo kuzubahiriza, utari ubizi yuko ari bibi Mwami Mana yacu umuhindure mu izina rya Yesu. Buri muntu wese umuha imbaraga, amaraso ya Yesu abatwikire, urwanye barwanye, usenye basenya mu izina rya Yesu. Wirukane amakimbirane, wirukane inzangano, wirukane ibitari byiza Mana yacu, kuboko kwa kwiza komeze kubana nabo. Sengeye buri muryango wose mu izina rya Yesu Mana yacu, nsengeye abana, nsengeye abagore, nsengeye abagabo. Imiryango yacu ibe imiryango Imana yishimira, ibona akayishimira. Amaraso ya Yesu rero abatwikire, bakoze Data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, dusenze twizera tunyura mu izina rya Yesu, amen. Yego, Imana ibahe umugisha mwe mwabanye natwe. Mu by'ukuri turimo kwifuza ko imiryango yacu yaba mizima kandi izina ry'Imana igahimbazwa muri ryo, imiryango yacu ikishimirwa n'Imana. Imana ishimwe rero, twabonye ko ari isoko Imana yafukuye, twabonye mu buryo bwinshi butandukanye kuba ku kiganiro, kandi murumva ko inshingano zacu nk'abagabo cyangwa se abitegura kuzubaka nabo birabareba, birumvikana kugira ngo muzagire imiryango myiza. Imana ibamugisha rero, birashoboka ko wabugize impamvu zatuma wamuvugisha kandi agwa n'inama bwite zihariye. Wenda tuzagira umwanya w'ibibazo nyuma, abantu bazafite ibibazo muzabyandike muri comment kugira ngo tuzabimubaze, kugira ngo azadufashe kugira ngo tubone uburyo abasubiza. Imana ibamugisha rero, ntabone uburyo bwo kubaza, muzandika muri comment, hanyuma mujye mwandikamo ikibazo, tuzafata undi mwanya twicare kuri kamera, hanyuma twongere abibasubize. Imana ibamugisha. Reka rero dusoze dutyo, ariko abanza babwire nimero ya telefone twegera umusozo. 0783 17 55 05. Imana iguhe umugisha rero, nagira ngo dusoreze aha. Wakoze kubana natwe kandi udutahirize umuryango wawe mugari. Wabana bashoboje. Yego. Tuboneyeho kubasuhuza rwose, bakomeze kugubwa neza. Hahirwa rero abonkeje, hahirwa ugufite nk'impano mu buzima bwe, cyane ko ufite ibintu byinshi n'ubwenge bwinshi. Turifuza rero ko iryo geno ufite twarisangiza n'abandi. Imana iguhe umugisha rwose. Mwakoze cyane kubana natwe.